ni iki wakora kugira ngo murangirize rimwe? Uyu ni Rafiki dusaba Imana wabitwandikiye, dusingiza Imana, sorry nari mvuze izina rye nabi, wabitwandikiye abitubaza ni iki yakora kugira ngo umugore we bajye barangiriza rimwe. Umugore wawe akarangiriza igicamunsi cyiza, nshuti bakunze mudukunda mudukurikiye, nizere ko umeze neza. Ariko muri iyi minsi niyo kuvuga gake, ariko ngaho ngo we ngo mbadi kubasakuriza ngo manapise ngo telefone zanyu naje. Guys, mujye mwihangana, ndi umunyakavuyo, aho wansanga hose wana abantu tuziranye murabizi ko ndi umunyakavuyo, ariko nyine ntacyo bitwaye, sibyo? Kora subscribe, liking video, comment ni nziza. Comment zanyu ndazikunda guys, ego kuko nkunda comment zanyu, nkunda comment zanyu, wagira ngo nibyo biryo byanjye. Uyu bamwita Rafiki dusingiza Imana. Ngo thank you kabisa, ariko mumbwire, iyo umugore agutanga kurangiza buri gihe kandi wowe wumva nta urageza pe, ubwo ni iki wakora kugira ngo basi murangirize rimwe? Njya mwabyumvishije, iyo umugore agutanga buri gihe kandi nta urageza vuba cyangwa no gutinda kurangiza. Guys, reka mbabwire, ndabakunda, iki cyo mujye mukimenya, kandi nta buryarya ngira pe, uko mundeba niko meze. Wenda hari ubwo abantu bashobora kuba babyitiranya akavanga urango nuko ari kuri social media, no mu buzima busanzwe nuko nyine nabikabyo nuko nyine. So rero no kuvuga ngo uyu muvandimwe wacu ikintu twamubwira, cyangwa se n'abandi bafite iki kibazo badukurikiye none ahangaha, hariho abantu usanga ahubwo genda umiwe. Nk'uyu nguyu urumva umugore niwe umutanga kurangiza, kandi biba mu inshuro ya ngo buri munsi buri gihe nyine, kandi noneho njye nari nzi yuko abagabo aribo barangiza mbere y'abagore. Ariko wowe ikintu wakora, icyo gihe uzi ko umugore wawe arangiza mbere, umuha twabyita iki mu Kinyarwanda twabyita umwitangizo, sibyo? Umuha umwitangizo, sibyo? Kabanza akagutegura neza, ukareba uburyo ubikoramo. Hari systeme nanjye ubwanjye ngiramo niza kwihangana nkaba ntabi uzarebe uburyo ubikoramo, urebe ahantu ukunda gukoza agahita amera nk'umusazi, aho hantu ujye uhamwima, sibyo? Ujye uhamwima, ubundi umuntu urabanza ukamubara. Abanyarwanda baravuze buriya ubana n'umuntu mu nzu, ndakubwiza ukuri ngo ntago wamuyoberwa imyitwarire ye, uko ateye, ikimushimisha, ikimubabaza, ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo wamuyoberwa. Ni ukuvuga ngo rero buriya niba mama muri kumwe mu rugo mubikora buri munsi, uko byagenda kose burya hari ahantu uzi neza ubukora neza hakamusaza. Nanjye sheri wanjye buri arabizi, yashaka kugira ngo muvaneho ibikabyo n'ibitindigazana byose, afite ahantu akandira bigahita bibura amahane byose, n'iki cyose bigahita birangira. Bivuze ngo rero nawe hari ahantu umukorera, kandi nawe uhagenzuye wazahabona. Aho hantu bigatuma ahita sara, agahita arangiza. Aho hantu first urabanza ukahamwima, sibyo? Mu rwego rwo kugira ngo wowe ubanze ugire ahantu wumva ushaka, urahamwima. Ikindi kandi abantu mutajya mukunda gukurikirana, buriya mwakabaye mukurikirana basi byibura iminota mumara muri gukora imibonano mpuzabitsina. Abantu benshi bamwe na bamwe ntago babizi, ariko buriya mwakabaye mubanza mugatekereza mukavuga uti jewe imibonano mpuzabitsina yanjye nyikora mu isaha, nyikora mu minota 30, nyikora mu minota 20. Dusipoze wenda 20 tutagiye gukabya, sibyo? Tuvuge wenda yuko umugore wawe arangiriza 15, wowe ukarangiriza 20. Iyo minota 5 rero umurushaho, iminota 5 umurushaho, ugomba gukora uko ushoboye iriya minota 5 ukayimanura. Turi kubyumvikana? Kuko umugore yagutanze kurangiza, nyine biba byarangiye nyine pe. Abagore duteye ku nanone, iyo yagize amahirwe akarangiza ahita yumva yagusunika, ahita yumva atagukigushaka, ahita yumva nyine agaciro wari ufite karangiye mu buzima bwe. Ko bigenda, kandi abagabo burya nuko muteye, ahubwo nuko muturusha wenda kwihangana.
noneho warangiza ugasanga umugore wawe warangiza ukamwigira imibare kavuga ati ngiye kubikora nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri ndeba kuri telefone iminota arangirizamo nanjye iminota ndangirizamo. Iyo minota iyo umaze kuyimenya neza mu mutwe ugahita umenya n'ahantu umukozi agahita arangiza, ibyo bintu urabibara bigakunda. Uko niko kuri, urabibara bigakunda kandi bikagenda neza. Urabara ukavuga ati ko byagenda kose bigenze kugenda gutya byagenda uku, reka mbikore gutya ndebe, ukabikora. Ikindi ushobora kuba uvuga uti arangiza 15 njyewe ni 20, noneho ya minota 5 ukayifata mu mwanya wo kugira ngo uyikinishirizeho, ariko utari wajya mu gikorwa runaka nyirizina nyine utarakinjiramo neza. Ukayifata ukayikinishirizaho, ukayinjizamo, ukayisohoramo, ukayikubitira inyuma, ukagira gute, noneho wakinjira mu gikorwa runaka ukakinjiramo ya minota 15. Ya minota 5 yavuyeho, noneho mugahangana muri ya 15 zikarangirizamo, kandi ukaba waramakinze shuwa y'uburyo arangizamo. Buriya abagore, reka mbabwire mbibiri banga, buriya abagore bagira systeme yo kurangizamo, murabizi. Kandi n'iyo systeme ntabwo zikunda guhinduka. Niba ari umugore urangiriza inyuma setu, buriya uri gushyira imbere araryoherwa, ariko ntabwo yapfa kurangiza vuba. Iyo ari umugore urangiriza imbere ushyira inyuma ukamucunga ya minota ikarangira. Iyo ari umugore ukunda kumukora ku imoko y'ibere mu gihe agiye kurangiza, urabimwima ukamubarira ya minota kugira ngo ibintu bize guhura. Guys, hagari ibintu bikomeye mu buzima bwacu kandi tubana nabyo. Icyo muba mukeneye gusa no kubahugura, kubibutsa. Nanjye icyo kintu mba ndi gukora, mba ndi kubibutsa. Bizi neza ko ibyo bintu mba ndi kuvuga byose muba mubizi, ariko habaho kwibagirwa kwera ikintu uba utagihoramo, sibyo? Buriya no ku ishuri uzanabicunge, igituma amahugurwa abaho, igituma kwihugura bibaho, igituma kwiyibutsa. Ukuvuga ngo nibi ngibi niyo mpamvu tuba turi kubibutsa. Uvuka ukura nta muntu ugeze kubwira ngo fata igitsina cyawe gishyire mu cy'umugore. Wewe warabikoze biraza urarangiza, ndetse hari nubwo wagize n'amahirwe urongora umuntu ararangiza. Bivuze ngo ibyo byose nkuko nta muntu ugeze kubwira ngo bifata gutya ubigenze gutya, n'ibindi wabikora. Icyo tugufasha no kukwibutsa kugira ngo buri muntu wese yibuke, sibyo? Yibuke, atekereze, afate umwanzuro. Bizagufasha, bizanafasha na mugenzi wawe. Rero ngira ngo yabyumvishije ubwo buryo azabigenzamo. Ubwo buryo ni bwanga, uzatwandikire tuzaguha ubundi buryo bw'uburyo uzabigenzamo. Niyo mpamvu turi hano, ntuzagire ipfunwe ryo kwandika habe na busa. Ujye wandika inshuro zose wumva ubishaka, tuzagusubiza. Imana ikomeze iguhe umugisha. Bye.